mwazadusuye no mu rugo mukamenya amakuru mfite umuryango utari muto ndambiwe no guhoransa bakari ibipfuko bibiri ntago nababeshya bakunzi ba Mukanzu TV umuherereye hirya no hino baza kubasuhuza kandi bifuriza amahoro y'Imana mwese aho muherereye muhawe ikaze kuri Mukanzu TV. Iyi ni Mukanzu TV nkuko musanzwe mutumenyereye tugarutse mu isura nshya sasa. Uyu mubona kuri screen yanyu ni Theo bose babireba mwakunze muri beshi ndetse kandi mukunda indirimbo ze zafashije beshi ndetse yafashije beshi bagiye batandukanye. Ariko nkuko mubizi iminsi igeni byayo ubu ngubu ari mu bibazo. Nagira ngo ngusabe wowe mukunzi wa Mukanzu TV wowe wakanze subscribe cyangwa se utarayikoze uri hirya no hino, gerageza ufashe uyu mugabo Theo bityo kubera ko umugore wiwe arwaye impyiko. Inkunga iyo ari yose wamugezaho ndetse yewe n'amasengesho yagira icyo amufasha. Kura subscribe, like, share ndetse na comment komeze kuba natwe bityo kurikirana ibigendanye n'ubuzima bw'uko Theo amereweho muri iyi minsi bikinaye bigukore ku mutima ugira icyo ukora maze umufashe. Nomero yiwe itaginze kuri screen uraza kuyibona bityo ubashe kuba wamuha inkunga cyangwa ukabamuvugisha ukamuhumuriza. Ndabahamagarira abari mwese hirya no hino abafite ibyo ko bifite abakora mu nzego za leta aba diaspora hirya no hino ugerageze murebe uko mwafasha uyu muryango wa Theo bose babireba. Ni karibu sana tukomeze kwibanira kuri Mukanzu TV. Mpabwa utuntu two kundengera gusa rimwe na rimwe hari igihe mari cyumweru nta biraka nta kazi muzi ko turirimba aho kuririmba ni hake cyane hafi ya ntaho nta kindi kintu ntako nagize nagerageje no gukora utundi tuntu tumeze nk'ubucuruzi nta kigenda. Ubu koko mu bantu mumurikira nta muntu wabuziranye n'umuntu wenda uri mu buyobozi akankorera ubuvugizi. Ibi bintu by'uburwayi ntago wajya kubwira mu kagari, akagari nako kaba kaza hari ibyo kakubwira. Nta muntu ko mwisi turimbo y'u Rwanda, iyi si y'u Rwanda panisi yose ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyurira na dialyse z'amezi 2 ubu mwarayabuze. Ibi bintu bimaze kongera ahantu numva mbabaye. Hari igihe nsaba ngashima bampaye 5, 1000 amafaranga rwose utajyana kwa muganga ngagira icyo gufasha. Umudamu arabibona akabyanga ngo nzabireke kandi ibintu dutunze niyo byose twabitanga. Nkurikije ukuntu ubu burwayi buhetse n'ubundi byashira asigara wenda niruka ku musozi. Ariko nimba hari umuntu nkunda muri iyi minota narageza no mu minota 10 bazi nimba ntacyo wama wankoreye ubuvugizi, nimba ntacyo waba ntacyo ufite nta muntu muziranye nta nzego za leta. Ibi bintu igihe nabivuge ubu nta muntu w'umuyobozi wabyumvishe wenda ngo abigire ibye. Amaradiyo yavugije uko ashoboye, televiziyo zaravuze, ariko indwara ntiki ahubwo gukira mbone ikomera. Bakari ibipfuko bibiri ntago nababeshya sinakabaye ibi bintu mbiko. Ariko nanone ndashimira abantu babikoze ngo murabibona iki ni igipfuko ki uyu neba ari kuvuga ngo ntakiri ku isi ahubwo twebwe Imana yatwongereye iminsi yo kubaho kuko bamuboneye akamashini keza nubwo byari bihenze. Hari abantu babikoze ibi bintu nkina bivuga reka mubahe abavugishe ubundi ajye kuruhuka kuko ararwaye. Bamubaza uyu munsi nibwo bamukoreye operasiyo. Uyu munsi hano ni igipfuko cy'igisebe, ahangaha ni bwa burwayi azakomeza gukora dialyse bakoresha. Ubwo abazi dialyse kano barakamenya, hari n'abashyira ku kaboko no ku kaguru ngo bashyiraho. Nambabarira avuge nimba byamukundira agira ikintu abwira n'abantu badufashije kuva igihe twarwariye cyangwa twarwariye. Aribajije n'undi ariko iyi televiziyo yitwa bose babireba nyiri iri zina yagiye arambwa ati ntiwamenye amakuru. Ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyurira na dialyse z'amezi 2 ubu mwarayabuze.
uyu munsi ngira ngo habonetse ushobora kuba atanga impyiko habura uvura. Kuki umuntu ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari uko yicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire? Nyakubahwa Minisita Sabe, umugore w'uyu mugabo agwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye. Banyamadini yarazaga Abanyamadini bubaretse bo ndaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo kubakunda. Madamu Mignone Gitwaza ba Masasu Izayi mwibuka aba bantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero. Nyakubahwa Minisita w'ubuzima, turagusabye turatakambye abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe, ariko kuko mwikunda uyu mugabo agiye gupfa nk'utarigeze agira icyamara. Ntabwo yabura. Ngewe nomero ye ndayifite nayisabye sinigeze muhamagara kuko numva ntafite icyo kumubwira. Nyakubahwa Minisita Minisante nivuga ngo ntimuzi ndabaha nomero ndashaka umuzi tumushake. Uyu muntu akeneye ubuvuzi bw'umufasha we mudatuma tewa b'icyapa cya Sanse. Mbese wabivuze nk'umuntu wiyahura avuga uti n'ubundi waranabivuze waravuze uti iyi video nzi neza ko ntaho izajya abana bazakura ngira ngo bivuze nko mu munota wa 8 abana bazakura babirebe ndimo babibone nyine ntibenda bibatera ipfunwe ariko ndavuga nti nta kundi ni kwisinese. Rero ndanashimira abantu, hari abantu babonye video buriya n'abantu mukunda kujya muri comment mukavuga hari ikintu muba muvuze. Njye nabonye ubwo comment abantu bajya bazitaho cyane ntibakarebe ugende ntacyo uvuze. Hari umuntu uza akagukomeza ubonye nka message 3 zivuga ngo ihangane ngo ntabitagira iherezo wumvure utangiye kumera nkaho hari ikintu aguhaye, ariko hari n'abantu nyine bahise batangira kugutuka. Hari urubuga rumwe nagiyeho rwa TikTok mbona babirebye cyane sinibuka uko rwitwa nabiguye kuko njya nkoresha TikTok. Nje ntago nari nabishyize kuri TikTok naratinye kuko abantu bo kuri TikTok ndabazi mbona batameze nk'abo kuri YouTube ijana ku ijana. Wagira ngo TikTok igira abayo na YouTube ikagira abayo. Yego. Niyo ugiye kumara yivu ubona wagira ngo hari abantu baremewe. Turi mu isi zitandukanye. Mu by'ukuri rero nta nubwo nabivugaho ibintu byinshi Sabe. Bashobora kuvuga ati insengero zarafunze. Oya njya mubona rwose. Ariko ubundi Cardinal we ntacyo yamumarira. Cardinal ne Mu Rwanda dufite umwari. Ariko se Cardinal ajya gufasha uyu muntu nta ADPR representant wa ADPR wakora iki? Uyisi ntamaye. Cardinal ko yamufasha. Oya. Niba Cardinal twaramubonye avuga ko akunda kumva indirimbo za Mbonyi iza bose babireba zo ntazo yumva. Ariko wambaye ukareka hizeminese. Nyene ko nyamba nabazo utabaza kubita hose. Wavuze representant wa ADPR. Wa ADPR. Ko representant. Hasi ubundi ADPR mwebwe muzishimira gufata amaturo. Muzishimira kubona amaturo y'abakristo budashobora gufasha abakristo kugukira. Yego reka nemere ko mu bakize imitima ariko mu bakize no mu Rwanda. Aribajije ejo bundi ariko iyi televiziyo yitwa bose babirebana. Nyiri iri zina yagiye arambwa ati ntiwamenya amakuru. Ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyurira na dialyse z'amezi 2 ubu mwara yabuze. Uyu munsi ngira ngo habonetse ushobora kuba atanga impyiko habura uvura. Kuki umuntu ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari uko yicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire? Nyakubahwa Minisita Sabe, umugore w'uyu mugabo agwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye. Banyamadini yarazaga akaririmba. Abanyamadini bubaretse bo ndaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo kubakunda. Madamu Mignone Gitwaza ba Masasu Izayi mwibuka aba bantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero. Nyakubahwa Minisita w'ubuzima, turagusabye turatakambye abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe, ariko kuko mwikunda uyu mugabo agiye gupfa nk'utarigeze agira icyamara. Ntabwo yabura. Ngewe nomero ye ndayifite nayisabye sinigeze muhamagara kuko numva ntafite icyo kumubwira. Nyakubahwa Minisita Minisante nivuga ngo ntimuzi ndabaha nomero ndashaka umuzi tumushake. Uyu muntu akeneye ubuvuzi bw'umufasha we mudatuma tewa b'icyapa cya Sansenike kitubuza